Gucara eguka. Ciriki mwuka. Mika. Oh ya, şöyle bir sibyo. Kongera bindirimo. Sürpriz. Чего говорю, какой гостей? Igiye kuri umuntu wo gukomanga. Sibyo? Ariko ngo Kuryama. Egira. Akose gasa umugabo wawe arahari nako ntagitembera ubwo arahari we arahari Alpha umugabo wanje umukore muri ibi kiganiro ni cyanjye nawe gusa byo nashakaga bya n'ikiganiro kikaba cya babiri ariko ikingenzi urakiza ndakibizi neza ko tukurima amafaranga kandi turacyayashaka tuzakwishyura umaze amezi 6 wiruka wenyine uhiga umugabo wawe waryamye mu nzu tuwira biraza tuwe nande Alpha umugabo wanje nongera mbigusubiriremo ntwongere kumuzana muri iki kiganiro kanyumvira tuvuga n'ubwanjye nawe turi babiri rwose ibyo rero nibyo nashaka ko tuganira harya amafaranga mu ndimo nangahe si 154 se ayo mu mafaranga ni make ntago ari makeya ndabizi aha rero hari ukuntu nakugira inama buryo wayishyuramo sekonde buri kunyaka ngo ako sumeze gute Alpha utaza kunsuzugura hejuru y'amafaranga ubu ngubu tugeze mu bibazo nibwo wabona ukuza kunyishyuza amafaranga ariko ubu ngubu ubushuti bw'iki gihe bwabaye bute
kuba nakugira inama z'ukuntu wanyishyura mu buryo bukoroheye utakomeje kugenda uvunika utekereza cyane ukanyihanganira nkakwegera byagutwara. Yego inama zawe ndazumva pe ariko ntago nabikurikiza. Ndakwinginze kandi unyihanganire. Nuko barasuri hano basi ni wisanzuye ngiye nze kuguhamagara kuri telefone nibwo basi uri bwumve wenda ubahotse tubivuganeho neza. Alpha ibyo bintu uri kunsaba ntago nabikora. Ese ko ndewa wahindutse koko hatuje ukanyumva bwa mbere n'ubwanyuma. Oya mbabarira icyakugenzaga cyarangiye kandi tuzakwishyura. Ibyo ngibyo uri kunsaba ntago nabikora rwose. None ubwo ngubwo ushatse kuvuga ngo ngende nta kintu mariye. Ntacyo nkumariye. Nyine nigendere. Alpha nubwo napfa ntago naryamana nawe hejuru y'amafaranga. Ubwo turavugana nta kundi nagira genda guhamagara tuvugane tubinonosore kuko ndabona notari kunyumva nta kundi. Reka mbikubwire nta kintu na kimwe turi buvugane ibyo twavuganaga byarangiye. Oya wenda nuko ngusanzwe wana. Oya sigara uhumeka neza ubitekerezo. Byarangiye. Oya tuza ariko. Oya mbabare utazanampamagara umbwira ibyo bintu rwose. Umura we tuza mu mutima ubitekereze neza nta mpamvu. Sawa urakoze Imana. Sawa nawe uramutse. Sawa. Hari ijambo riri mu gitabo cyo kuva ibice 20 umurongo 20. Nuko Mose abwira abantu ati ntimutinye kuko Imana yaje kubagerageza kugira ngo mubeho muyubaha kandi mwirinde gukora ibyaha. Ariko se ubundi urinde ko mbona ntakuzi. Ndaza kukwibwira ariko reka nkubwire undi murongo uri mu gitabo cyo mu gutegeka kwa 2 ibice 8 umurongo wa 2 haravuga ngo uzibuke inzira yose Uwiteka yakunyujijemo mu butayu mu myaka 40 kugira ngo akwicishe bugufi akugerageze amenye ibiri mu mutima wawe niba uzitondera amategeko ye cyangwa utazayubahiriza. Nanjye hari umurongo nzo muri Bibiliya Zaburi 66 kuko Mana waratugerageje waratuvugutiye nkuko bavugutira ifeza.
ibyo kurya umpe n'ibyo kunywa nirire ninywere. nta byo kurya bihari. Buriya gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa. Nungaburira ndaguha umugisha. nta byo kurya bihari. Nta gikoma gihari? Igikoma. Ngaho rero dusabira umugisha. Mwasabire cyangwa se mwubahe. Mbahaye umugisha. Wowe n'umugabo wawe mbahaye umugisha. Kandi mbahaye umwana w'umuhungu. Umugabo wanjye ararwaye kandi ararembye cyane. Amaze igihe pe. Ubwo rero ntago niyumvisha aho umwana w'umuhungu yava. Ibidashobokera abana b'abantu imbere y'Imana n'ubusa. Ariko se ubundi urinde. Sheri niki? Niki? Umuntu mwari kumwe ari hehe? Ari hehe? Yagiye Sheri mbwira niki ubaye iki? Ari hehe ndamushaka. Sheri yagiye. Ndamushaka umuntu mwari Sheri muri yagiye. ntakiranga numvaga mpise nkira. Ari hehe ndamushaka. Ndamushaka nayo nakize. Wari wakize kandi mbona urembye. Ari hehe ndamushaka. Sheri tuzi. Sibyo ngo tuzi. Ari hehe? Ari hehe umuntu Sheri mwari muri yagiye kandi kuganira? ntago nzi ahantu yagiye pe. Munshakire ndamukeneye. Sheri yagiye. Nakiranga numvaga ndi muzima. Oya Sheri tuzi. Sibyo. Uramubonera. Tuzi byose biramera sawa. Nyamuke muzane ndamushaka. Sheri ntago nzi ahantu hari pe. Ntago muzi. Sibyo ngo tuzi. Abari hano mu Sheri rugo muzane. byamusinzira tuzi. Sibyo. Sheri tuzi. Sheri please. Sheri please. Shimwa kuko dukunda, shimwa kuko ukunda umuntu kandi ukaba waramurutishije ibindi biremwa byose. Shimwa ko wanyohereje kugira ngo ndengere abantu bawe. Shimwa ko ubakunda kandi uhora ubitaho. Ndagushimye mwami ko wampaye umurava. Ndagushimye mwami ko wampaye ububasha. Ndagushimye mwami kuko wanyemereye ngo njye mbaha ubwenge. Ndagushimye ko wanyemereye ngo njye mbaha gushishoza. Icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose. Mwami Imana rero ohereza abandi bamarayika benshi kuko umurimo ni mugari. Umurimo wawe ureze. Ohereza abasaruzi benshi. Ndakwereka uyu muryango kugira ngo bagirire neza. Ubahereze ibyo batabashije kwiha. Ubakingurira imiryango batabashije kwikingurira.
tegera ugutwi kwawe gusenga kwabo, rambura ukuboko kwawe kumwe uhagisha amahanga yose kugira ngo ubahaze, ubahereze ibyo kurya, ubahereze ibyo kunywa, ubambike mwami mwiza, kandi ubahe aho kuba, ntubasige bonyine kandi ntubahane. ubuzima ubu ngubu uzabugumamo gutya kugeza ryari? Cyeke ko uyarwaye bakwa umuntu ni ubuzima muziberamo kugeza ryari? Ese Alpha urinjiye ntusuhuje nsuhuza nde? Nese ntabwo tureba iyo uvuga ngo ntabwo ndeba ubu se ni umuntu nawe nyine ubu uyu ni umuntu. Alpha wambabariye icyo dupfa kizi icy'ingenzi wakizima amafaranga cyangwa bya bindi nta kibazo nyine wumva byumva amafaranga tuzayakwishyura nituyabona. Ese ubu ngubu kureba uyu yanarembye atari no kumva kuza hari ukamfasha ibyo nakubwiye urumva ari ibintu bikomeye. Alpha mbabarira utongera kunsuzugura narakwiyamye mbabarire. Mbo ndashaka amafaranga yanjye noneho ubu ndashaka amafaranga yanjye kuko njye ntabwo ndi umurwaza w'ibyawe ufite icyo ukurikiye kuri uyu nguyu ubu ubona azabaho wanze kurwaza umuntu muzima njyewe uri kurwaza umupfu wambabarira ukama amafaranga yanjye cyangwa ugakora ibyo twavuganye. Alpha mbabarira ndagusabye sibyo mbabarira pe abo ubu yakwaye ubuhe burozi wewe ukuntu ntabwo uri kunyumva mwana amafaranga yawe ubwo umuntu mwabanye n'uko sawa reka nkwereke rero bigiye kuba ubwo ngiye gutangira niyishyure nimba ibyo nakubwiye byoroshye kubinkorera bikunaniye nese ubwo urumva nabigenza hano hose ngiye gutangira ngenza ntwara gake paka igihe uzagira akenge ukamenya icyo ugomba gukora kandi ikibazo hajya bazashaka kubinkorera nanjye nakishaka. Sawa Alpha sawa nta kintu giteretana nawe mwanzuro nawe ufashe wafashwe byawe kumborogero amarero uri muri rawe kuba warayirinze mbere yose nese urandira gutyo ngo bigende nese urandira ibyo nagusabye njyewe wari uzi ko mu mutima amarira atari gutemba ajyamo nkwereke rero ko inama zambara wese njye nta kintu giteretana nawe urumva njyewe urafate ntarakaye urumva wahisemo kurwaza umurambo nyine komeza urwaza urumva komeza urwaza nta kibazo nakubwira iki sawa nta kibazo wowe uzamenya Alpha mbega wese urabyemeye basi reka nta kimaye nanjye nta kintu navugana nawe icyo dupfana n'ikirane wamutegeye inama ariko akenge kawe kajya ku murongo sha wabonye narakwihoreye kugira ngo niko bizamura uririrwa urwaje aho barwaje njyewe urwaje ubusa hariya ninjye wari kurwaza cya gihe none hitamo urwaza iyo ndembe yawe nta kintu nyiteretana nawe sha ubu rero ukuntu uri kubyumva rero ubu ngiye gushaka abantu babipakize reka mubwize ukuri njyewe nitera nigenda ryarafata ukuntu bimeze ahangaha kuri uyu munota itekereza amafaranga ibintu mwaye bihagaze badatubiha agaciro k'ijana sibyo niwanga n'ejo nzagaruka muhari ibindi n'ejo bundi muhari ibindi reba noneho cyane amuhekereye agase nk'ubu wakize ubwenge ku gihe icyo nagusabye ntacyo uzi komeza urwaza sawa wakize ubwenge ku gihe uzi ubwenge washyira ubwenge ku gihe sha sawa kanigende
Matayo ibice 11 umurongo wa 28 haravuga ngo nimuze mwese abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura. Na Zaburi y'147 ibice 3 haravuga ngo akiza abafite imitima yamenetse apfuka inguma z'imibabaro yabo. Wase wa mugabo Ni njyewe naje kubasura ngo mungaburire. Genda ujye kunyarurira. tugaburire reka mbizane ariko se ubundi urinde ubushize wagiye utanyibwiye nta kuntu nakwiyumvisha kuntu umugabo wanjye ari kugendera ku maguru abiri amaze igihe kinini arwaye arembye ntabwo bishoboka rwose. Uwiteka ni ufite icyo akora akakirema kandi yarangiza akagikomeza. Aravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Rwose dusangire. Ni karibu. Wakoze ndagiye. Oya reka rwose reka dusangire guma hano rwose. Anyuze hagiye Umari ucekima fata Cheniki Chengo ya Gasaro we asunzerera mu mutwe nk'isereri kabisa cyane kigabo cya kikazanapfa rwose.
ariko ndabona none icyukere cyakurenze umunaniro ni wose nundi nagiye narenje kuri ya gahunda afata iki nundi gendaje nguma amafaranga cyangwa witekerezeho uramaze gutegura utuntu ndi butware byarafate ntabwo ngewe mbyitayeho urumva wafashe tukabijyana mu cyumba tujyane mu cyumba ndi uramwishe se uko byasa kose mugomba kunyishyura ibyo bimenye ntigende wenda ndakuretse ntigende ariko umenye ko ibyo ari byo byose uko bizagenda kose mugomba kujya kunyishyura wenda nihangana uyu munsi utwo nari gutwara sinutwara ariko wumve ngo gahunda no kujya gute nta mafaranga ngiye gusigiye ndakubajije nta mafaranga ngiye gusigiye nigendere nta yagusigiye ntabwo nagera reka nigendere ngaho ndebere by'abagore uri mu biki ubu wabona uvugije induru ngo nijye mwishe njye ntabwo ndi umukore w'umutavuga ngo nijye mwishe ndakwiyamye nzagaruka kwishyuza ikindi gihe amafaranga yanjye mbwira nimba yaguhaye uyamye nigendere nimba nayaguhaye nzagaruka tureba ibyo ntwara ikindi gihe ndekura nigendere se ese wari utancira ipantaro tumujyane mu cyumba ubu kigiye gukurikirana no kuvuza induru ngo nijye mwishe wande se nigendera wa mugore we wanyimye amafaranga ndeka nigendere ariko ese wandekura nigendera gusa ibi ni ibiki ukagumana umurambo wawe ndekura ubu iyo warafashe neza nanjye nakwamwe ndekura ngewe nigendera ntabwo nishoboreye aho kugira ngo ugerekeho imitwaro ngo nijye wamwishe gumana ibyawe gumana imirambo yawe na bene wanyu nyir'umupfu niwe ujya hano ukabyimenyera ndakwiyamye zagaruka mwamaze gushyingura nimumara gushyingura neza mwaruhutse mwumva mwatuje nzongera mwishyuza ntabwo nzapfa kugenda nta kintu mbaye sawa ngamushyingure neza sawa ibibaho byose aba ari ubushake bw'Imana. Imana niyo ifite urufunguzo. Iyo ikinze ntawe ukingura, kandi iyo ikinguye ntawe ukinga. Iyo ivuze yego ntawe uvuga oya, iyo ivuze oya ntawe uvuga yego. Imana ifite ubushobozi bwo kuzura n'abapfuye bakagira ubuzima bwiza burenze ubwa mbere. Kandi ibi byose niwe wabiteye. Imana ibasha kumuzura. Umuzura suri Yesu. Rukundo, 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 byuka. Amuzuye. Mani amuzuye. Hamuna razutse. Hano umuntu uracyanga no muzi. Iki Somos amor. Abaki ni wa mugabo. Mushime Imana.
Baby, nishari. Umucyo gashima Imana. Ndifuza yuko twabyina. Ndifuza yuko twabyina. Reka tubyinire Imana. Tuguhaye cyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushima tuguhaye cyubahiro turaguhimbaza ukwiriye gushima. Hallelujah.